kanongere basuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bikomeze bibane namwe mwese. Ndizera ko muri amahoro, tugeze muri wa mwanya mwiza kandi wa mwanya duhuriramo twiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo kwisabato. Twibukiranye ko turi mu cyigisho cya 12. Icyiciro cya 12 kivuga ngo kubana n'abandi. Abo tugomba kubana nabo ni bande? Twabonye ko hari umuryango, wa muryango ari ugizwe n'inzu, uwo muryango muto akaba ari wo pfundo ry'umuryango mugari cyangwa ry'itorero. Twabonye rero umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, twabonye inshingano y'umugabo n'umugore muri uyu muryango, twabonye abana n'ababyeyi uko abana bagomba kwitwara hagati yabo ndetse n'abana n'ababyeyi babo. Twasanze abana bagomba kuba ababyeyi babo, ariko n'ababyeyi bagomba kuzirikana abana babo bakaba bakwiriye batabasharirira, wumva ko nabo ari bamwe mu bagize umuryango. Twarakomeje tugera noneho rero ku isano ishingiye ku murimo. Aho ngaho twasanze babaniriza umuryango birumvikana, ariko twongera kuhabona noneho rero nabo twakwita imbata. Kera bari imbata, uyu munsi none ariko twasanze imbata zidakunze kuhaba. Twasanze hari abakozi n'abakoresha. Twabonye isano hagati y'abakozi n'abakoresha, tubona ko abakoresha batagomba gusharira abo bakoresha kandi bakabahemba ibihembo byabo. Twabonye noneho ko n'abakozi nabo bagomba kubaha abasebuja uko byameze kose. Niyo na sobuja ngo yangwa ari ikigoryi niko bavuze, agomba kubahwa. Noneho rero umuntu ntakore ari uko sebuja ahari, ndetse niyo adahari agakora nkaho sebuja yaba ahari. Twabonye byinshi cyane. Twabonye rero abantu bagize umuryango, ubwo ni wa muryango mugari, ubwo n'abakristo bagomba kubahana. Twasanze ari abagabo, ari abagore, ari abakecuru, ari abasaza, ari abana, buri wese yinjiye muri uwo muryango kandi awufitemo akamaro. Tugeze no ku ngingo ivuga ngo gusabirana. Babandi bagize wa muryango bagomba kwitoza gusabirana. Ni ikintu gikomeye cyane. Mbese ni ushinzwe gusabira undi? Ni umukuru w'itorero ushinzwe gusabira abayobora? Ni pasiteri ushinzwe kuyobora abayobora? Cyangwa bose bakwiriye gusabirana? Twabonye ko umuntu wese uri muri Kristo abahiriza icyaremwe gishya, kandi noneho rero abagomba kujyana ubutumwa yamenye bwa Yesu Kristo. Abo bose rero bagomba kujyana ubutumwa, bagomba gusengerana, kubera ko nta muntu n'umwe ufite imbaraga yakoresha muri uyu murimo atazisabye Uwiteka. Aradusaba rero kugira ngo twige gusengerana. Mbere yo kugira ngo dukomeze, reka tubanze dusenge. Data uri mu ijuru, Mana yera ishobora byose kandi izi byose, turakwinjiza Nyagasani Mwami, wakira amasengesho muri kano kanya. Tugushimira uburyo ukomeje kubana natwe, tugushimira uburyo ukomeje kwerekana mu nke zacu ukazihindura imbaraga, tugushimiye uburyo twongeye kugira muri uyu mwanya kandi tugiye ibyanditswe by'eruhabwa icyubahiro. Ngaho rero ohereza umwuka birazabane natwe kugira ngo ari utwigishiriza, kandi byose bigende nk'uko ushaka atari nk'uko dushaka, mu izina rya Yesu, amen. Gusabirana. Turatangirira ku magambo aboneka mu Bakolosayi igice cya 4 ku murongo wa 2 kugeza kwa 4. Turahasanga amahame agenga isengesho, ndetse turareba n'ibyifuzo Paulo yifuzaga ko bisengerwa. Bityo ko turi mu nzandiko za Paulo mu Bakolosayi. Tugiye kureba rero mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2 kugeza kwa 4, turareba amahame agenga isengesho. Noneho tuze kureba n'ibyo Paulo yifuzaga ko byasengerwa. Mukomeze gusengamo amaso mushima, kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana dukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe, kugira ngo mwerekane. Paulo arabwira ababene se, twibuke ko yabitaga bene se cyangwa kabita abana be kubera ko yabyaje ubutumwa. Arabwira ngo bakomeze gusenga, ngo babe maso, kandi noneho rero bitoze no gushima. Ubwo basenga bitoze no gushima. Noneho kandi arasaba kugira ngo bamusabire cyangwa ngo babasabire, we n'abafatanyije kuvuga ubutumwa ngo babasabire, ngo kugira ngo inzugi zo kuvuga ubutumwa cyangwa inzugi zo kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo zikinguke, ngo vuga ubwiru bwa Kristo ubwo yaraboheye. Twibuke ko Paulo yaraboshywe. Arasaba rero kugira ngo bamusabire kugira ngo inzugi zishobora kuba zarifunze zifungurwe, kugira ngo ashobore kuvuga iby'ubwiru bwa Kristo buriya yabohewe. Paulo yari imbata ya Kristo, yari yaraboshywe. Uyu munsi none natwe arifuza kugira ngo tubimbata za Kristo, tuboherwe muri Yesu Kristo, kugira ngo tujyane ubutumwa bwe. Bese
ibyo twatekereza twakwibaza inzugi zari zifunze kuri Pawulo n'izihe. Izagomba kwifungwa ni nyinshi. Twuje ko Pawulo yari afunzwe. Niba yari afunzwe, yari abujijwe uburenganzira bwo gukora ibyo akwiriye gukora hanze ya gereza. Uyu yari mu munyururu. Rero no kugira ngo bamusabire nibura afungurwe nabwo byarashobokaga, kugira ngo avuge ati wenda mu nsengere nkuko nanjye uyu munsi nasenga, nkuko nawe wasenga, wifuza kugira ngo bagufungure ujye kugutumwa. Pawulo twibuke ko umuntu niba afunzwe ababujijwe ibintu byinshi ibyo yagombye gukora, imirimo yagombye kwikorera, ubutumwa yagombye kuvuga, ariko byose nibwo Pawulo yari mu munyururu. Ubutumwa yarabubwirije, Uwiteka yafunguye inzira cyangwa afungura inzugi zose zikinze, avuga ubutumwa no muri gereza. Byumvikane ko rero uko byagenda kose hari inzugi tuba tubona ko zifunze, ariko Uwiteka yemeye kugira ngo zifungwe, kugira ngo ahafungurire izindi nzugi dushobore gukoramo umurimo. Pawulo yafungiwe hamwe ariko afungurirwa ahandi. Uwiteka bw'icyubahiro yashoboye kuvuga ibya Kristo kandi arabizira kugeza yapfiriye n'uyu munsi aracyavugwa ko yabaye umukozi mwiza wa Kristo. Amwe mu magambo rero dushobora kubwirana, amwe mu magambo wabwira umuntu ashobora gusanga kugira ati nyamara ndaremerewe, wenda mfite uburwayi bwambereho akarande, narasenze rwose gukira ndabona rwose biri kure, cyangwa wenda simfite ikibazo cy'inzara rwose no gusenga, ndimo gusenga kugira ngo Uwiteka wenda agira hanyerekeza, wenda mbona akazi. Ni byinshi cyane umuntu yasengera, ni byinshi rwose. Cyangwa mu muryango se hari ibibazo bimeze gutya na gutya, none ndagira ngo rwose ndagira ngo ufashe gusenga. Iyo umuntu akubwira ati rwose humura, ndagufasha, humura, turi kumwe mu masengesho, ngiye gutangira gufasha gusenga, wumva umeze neza. Nyewe reka nivuge, iyo menye ko hari umuntu rwose dufatanije mu masengesho, numva ameze neza, kubera ko turi abana b'abantu dukeneye abadufasha mu gusenga, kuko na Pawulo nawe yari akeneye umufasha gusenga. Muri make ntabwo ari umuntu ugusengera vuga ngo nsengera ngewe nicariye, ahubwo ni ugufasha gusenga, uri gusenga ariko ukeneye izindi mbaraga. Twibukiye ko na Yesu mu ishyamba ka Getsemani yabwiye abigishwa bati mumfashe dusenge. Yesu twibukiye ko Yesu yari Imana ariko yari akeneye gusenga, yarageze aho rukomeye abwira abigishwa ati nyaboneka mumfashe dusenge. Rero kugira ngo umuntu agufashe gusenga cyangwa kugira ngo ufashe umuntu gusenga, ni byiza dukwiriye gufashanya muri byose. Noneho yari gusengaho n'akarushyo. Ngo uburyo rero bwo kuvuga ngo bwo kugira ngo umuntu agufashe gusenga cyangwa mufatanye gusenga, ngo mu buryo bwatorejwe n'ijuru bwo guhuza ndetse no gukorana. Muri make abakristo bagomba kwiga guhuza no gukorana, noneho amasengesho akaba uwo murunga utuma bigerwaho kurusha ikindi cyose. Muri make twimenyereze gusengerana. Umugabane wa gahunda Imana iduha uko gusenga nk'igisubizo cy'isengesho ryo kwizera yitajyaga kuduha tudasabye dutyo. Muri make hari igihe dusaba gutyo rwose n'abandi bakadufasha gusenga, tugasenga rwose ngo igisubizo ukakibona. Uramutse utabonye abantu ngo bagufashe gusenga, utagombaga kubona icyo gisubizo. Muri make rero ayo masengesho y'abantu bafatanije afite akamaro, akenshi arasubizwa. Hano hari ubusobanuro bw'isengesho rero buzana, hano hari ubusobanuro dukurikije rero uku gusenga kwa Pawulo cyangwa ibyifuzo bya Pawulo, tubona iri sengesho rye ari sengesho irizana impinduka. Aravuga ngo mukomeze mushimikire kandi noneho ngo gusengana umwete. Muri make arifuza ko bakomeza gusenga, bagashimikira gusenga kandi bagasengana umwete, kandi noneho aravuga ngo mube maso kandi mushima. Muri make rero uku gusenga no gusenga guhozaho kandi bagasengana umwete kandi bakibwiza iyo basenze bakagira no gushima, kandi noneho bakizera ko nibyo basabye babihawe. Bagomba gusenga bagahozaho kandi bagasengana umwete kandi bagasenga iteka. Muri make bagasenga ubudasiba. Turaza kubisanga mu Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17 ndetse no mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 18. Ni ugusenga ubudasiba kandi gusengana umwete kandi guhozaho, kandi tugasenga twizeye tunashima. Ibyo ni isengesho rwose riba ryiteguye gusubizwa. Igitangaje no ku rundi ruhande, nubwo twasenga amasengesho angana iki cyangwa nubwo twasengerana, ariko hari amakuru meza hano dufite. Amakuru meza tubwira ko iyo dusenze amasengesho yacu, kubera ko tutazi gusenga, umwuka ngo aradusengera, adufasha gusenga, agatunganya amasengesho yacu, noneho akatunihira kuri data, noneho amasengesho yacu akagera ku Mana Data, noneho
tugasubizwa Uwiteka habwa icyubahiro waduhaye uyu mwuka wera utumihira ukomeze kose uvuga amagambo make uvuga menshi ariko uri gusenga umwuka niwe ukunihira ni utunganya amasengesho yawe akagera kuri data twese. Iryo somo riboneka mu Baroma igice cya 8:26. Paulo rero mu Bakolosayi igice cya 4:3 isengesho rye yasabye arasaba kugira ngo bamusengere. Arasaba kugira ngo bamusengere kugira ngo bigende gute ngo kugira ngo urugi. Muri make hari urugi yabonaga rwarafunzwe kugira ngo urwo rugi niba hari urwo abona cyangwa niba hari n'urwo atabona ariko hakaba hari uruhari noneho urwo rugi ngo rufunguke ngo kugira ngo abashe kubwira abandi ibyo kwizera bye Kristo yamenye. Urwo rugi Paulo asaba kugira ngo rufunguke. Ndatekereza ko nawe ushobora kuba ufite urugi ukeneye kugira ngo rufunguke. Twibuke ko Imana yacu ni Imana ifunga ntihagire ufungura, ni Imana ifungura ntihagire ufunga. Niba hari inzugi zafunzwe, inzugi zo kuvuga ubutumwa, Uwiteka Imana nyir'ingabo yiteguye kuzifungura, ariko dusabe kubera ko twarabwiye ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, ngo dukomanye ku rugi tuzakingurirwa. Nuko rero reka dusabe kugira ngo za nzugi zikingurwe. Mbese ni inzugi zihe n'izihe? Ni inzugi zitandukanye. Hari igihe wenda umuntu afite urugi wenda rwo kutavuga, wenda aho ari ururimi avuga bagenzi be cyangwa babana batavuga ururimi nk'urwo avuga adashobora kubabwiriza mu butumwa. Ntabwo kubwiriza ubutumwa ari ukuvuga gusa, umuntu ashobora kubwiriza ubutumwa anakoze mu mirimo yawe ukabwirije ubutumwa, mu myitwarire yawe ukabwirije ubutumwa. Muri make uzabwiriza ubutumwa mu ngeri zitandukanye, ariko noneho icyo dusabwa turasabwa kugira ngo niba hari inzugi zifunze zo kugira ngo tubwirize mu butumwa zifunguke, nkeneye gusabirwa kugira ngo niba hari urugi rudafungutse rukinze rufunguke, ukeneye gusabirwa. Muri make dukeneye gusabirana babandi bagize umuryango mugari wa Kristo, tugomba gusengerana kugira ngo niba hari inzugi zifunze zifunguke, nk'uko Paulo yifuza kugira ngo inzugi zifunze kuri we zifunguke kugira ngo abwirize ubutumwa. Twibuke ko Paulo yari muri gereza. Muri gereza rero hari inzugi zari zifunze, ntabwo ashobora kugira ngo ajye hanze abwirize ubutumwa, ariko muri gereza yari ahari. Rero yifuza kugira ngo urugi rwo kugira ngo ashobore kubwiriza, bariya bari bamurinze, bariya batware bari bategereje kugira ngo amucire imanza bamwice, yifuza kugira ngo inzugi zikinguke azabwira ubutumwa. Nubwo urugi rwagomba gufunguka, ariko arasaba n'andi masengesho mu bundi buryo. Arasaba kugira ngo niba urwo rugi rufungutse, ariko noneho azabona amagambo avuga ubutumwa. Hari rero dushobora gutekereza ko Paulo ko tumuzi, Paulo wari intyoza, Paulo rwose udafite ibintu agawa. None Paulo yarakeneye kugira ngo amusengere kugira ngo amagambo avuge, ashobora kubona amagambo avuga kumva ko ari ibintu bidashoboka, ariko birashoboka. Twibuke ko Paulo yarakeneye amasengesho, ariko ntabwo ari Paulo gusa wakeneye amasengesho. Twibuke ko na Yesu Kristo kandi ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Yesu Kristo wa wundi ijambo ritubwira ko mbere na mbere yahozeho, ko ari ijambo, ko ndetse ibyaremwe byose nta gikwiye kitaremwe nawe, ko yahoranye n'Imana kandi ko yari Imana, ariko Yesu Kristo niwe yakeneye amasengesho. None niba Kristo yakeneye amasengesho, Paulo ni ukubera iki atakenera amasengesho? Paulo n'undi muntu wari wese yakenera amasengesho, arayakenera kugira ngo ashobore kubona amagambo meza avuga, akoresha avuga ubutumwa bwiza. Yanakoresheje ijambo rikomeye ngo nk'uko ngomba kuvuga. Yarakeneye kugira ngo inzugi zikinguke. Inzugi nizikinguka abona amagambo akoresha, ariko noneho ngo abone n'uburyo nuko agomba kuyavuga. Iri jambo ngo nk'uko agomba kuvuga rigaragaza uburyo dukeneye Imana mu murimo wacu wo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Natwe dukeneye rwose amagambo yo kuvuga, ariko tugakenera n'uburyo tuyavugamo naho tuyavugira. Paulo rero inzugi kuko zaramukingukiye. Paulo kandi yabonye n'amagambo ashobora gukoresha muri gereza abwiriza. Twabonye ko rwose igihe kinini cyane abantu bihanaga muri gereza bakakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Amasengesho rero Paulo yasabaga yarakoze, nkuko natwe uyu munsi wa none dukeneye amasengesho atandukanye muri uyu murimo. Ndakeneye, nawe urayakeneye, n'undi wese arayakeneye. N'uwo tuzabwiriza ubutumwa agashaka nawe kubwiriza ubutumwa akeneye ayo masengesho amukomeza. Twige gusengerana. Hari igihe wumva umuntu akubwira ati rwose isengesho umuntu asenze apfukamye niryo sengesho ry'ukuri, nta yandi masengesho umuntu ashobora gusenga adapfukamye. Ibyo byanditswe muri Bibiliya. Yego koko abantu benshi basenze bapfukamye muri Bibiliya kandi barumviwe, ariko mbese none twabigira ko ari ihame ko umuntu adashobora gusengera ahandi hantu cyangwa mu bundi buryo ngo yumvirwe? Reka turebe
urugero rw'abantu batandukanye basenze muri Bibiliya, turebe nuko basenze bitwaye n'igihe bari barimo. Turareba isomo riboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9 no ku murongo wa 1 kugeza ku 43, ariko hose ntabwo turi hasome. Ni igitekerezo cya Petero na Tabita yazuye. Mbese byagenze gute? Reka turebe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9 turaya ku murongo wa 40. Petero abaheza bose arapfukama arasenga, ahindukirije intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara. Amena. Petero arapfukama arasenga, nuko wari wapfuye arazuka. Reka turebe irindi somo riboneka muri Luka igice cya 22 umurongo wa 41. Ni Yesu ari mu gashyamba ka Getsemani. Reka turebe ukuntu byagenze mu masengesho ye. Atandukana n'umwanya ureshya n'aterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data nubishaka undenze igikombe, ariko bye kuko nshaka ahubwo bibukushaka. Uwo ni Yesu asenga ari mu gashyamba ka Getsemani ubwo yari yiteguye kubambwa. Turebe n'iri riboneka mu Kuva igice cya 4 umurongo wa 31. Abantu baremera bumvise yuko Uwiteka agendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo, barundama bikubita hasi. Amen. Aha ni cyagihe ubwoko bw'Isirayeli bwari muri Egiputa. Twibuke ko bari bashumbirijwe n'imibabaro myinshi cyane, bari bageze naho bicwa, uburetwa rwarabereye uburetwa. Ariko noneho bamaze kwibuka ko bafite Uwiteka Imana ishobora byose, batakambye Imana irabumva ngo yumva iminiho yabo. Noneho ituma Mose ngo agende ajyane n'umuvandimwe Aroni bajye guhumuriza ubwo bwoko. Bamaze kubabwira noneho rero amakuru y'Uwiteka ko bumviye ko agiye gutabarwa, noneho ngo bagira gute? Bikubita hasi barunama bashima Uwiteka. Icyo twakwibaza ni kimwe, mbese iyo utabawe ubigenza ute? Mbese urapfukama ukikubita hasi, mbese ubigenza ute? Ntabwo mbizi uko ubigenza, ariko ibyo aribyo byose uyu Uwiteka Imana tugomba kumucira bugufi. Tugomba kumucira bugufi, tugaca bugufi ku mutima, tugaca bugufi no ku mubiri, cyane cyane dushima ibyo dukoreye cyangwa dusaba n'ibyo twifuza ko adukorera. Gusenga uciye bugufi ku mutima nibyo birakenewe, ariko tugomba no gusenga duciye bugufi ku mubiri, kubera ko niba dusanga abategetsi bano kuri iyi si tugiye wenda kugira ngo tuvugane nabo, tukagenda dusa neza mu bigaragara ku mutima ku mubiri, tukavuga mbese turavuga amagambo meze gute, amagambo turi buvuge n'amagambo abaze, mbese ndagenda nitwaye nte, ndagenda nambaye nte, ndagenda ndebeka gute. Ibyo byose izo protokole zose dukora ku mwami w'abami, rero ndatekereza ko twagombye gukora ibirenzeho. Gusenga duciye bugufi ku mutima birakenewe, no gusenga duciye bugufi ku mubiri birakenewe, kubera ko n'imibiri yacu ni insengero z'Umwuka Wera. Naho rero imibiri yacu twagomba kuyikoresha dushima Uwiteka kimwe n'imitima yacu. Ariko noneho reka turebe, mbese ni buri gihe umuntu asenze, ni buri gihe ko agomba gupfukama, ni buri gihe ko agomba guca bugufi ku mubiri? Biterwa n'ahariho. Urugero, ntabwo uzaba uri mu isoko ngo upfuka musenge, ntabwo uzaba wagiye wenda wagiye mu birori runaka uricaranye n'abandi, ntabwo uzahita upfukama ngo usenge. Wenda se utwaye imodoka uri kuri autoroute, ntabwo uzahagarara upfuka musenge mu muhanda. Uko byagenda kose gusenga tugomba kwibwiriza gusenga, aho turi hose tugomba kwibwiriza gusenga. Ariko noneho niba turaha twemere kugira ngo duce bugufi ku mutima ndetse no ku mubiri, rwose bigomba gukorwa. Reka turi amagambo yanditswe hano ngo si ngombwa ko buri gihe musenga mupfukamye. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe dusenga dupfukamye. Nimugira akamenyero ko kuvugana n'Umukiza igihe muri mwenyine, igihe mugenda mu nzira, n'igihe mukora imirimo yanyu ijya buri munsi. Muri make gusenga byagombye kuba nko kurya. Niba iyo tutariye, umuntu utariye agomba gupfa, n'udasenze rero cyangwa ijambo ry'Imana nabwo ni ugupfa, kubera ko twagombye kugaburira n'ibyo mwuka. Nuko rero gusenga no gusenga aho turi hose, icyo ari cyo cyose tugomba gusenga. Ariko noneho rero tukiga guca bugufi imbere ya Data twese. Ngo nimureke umutima ukomeze kuzamuka mu isengesho rya bucece, musaba ubufasha, musaba umucyo, imbaraga ndetse n'ubwenge. Muri make reka twimenyereze gukomeza gusenga dusaba ubufasha, umucyo, imbaraga ndetse n'ubwenge mu isengesho ryacu rya bucece, aho tugomba kuba turi bucece, ariko naho tugomba kuba turi atari bucece nabwo twimenyereze gusenga dusaba buri kimwe cyose dukeneye kugira ngo tuvuge ubutumwa tuzagihabwa niyo masezerano twahawe.
uko rero duhumetse tujye dusenga, aho turi hose twimenyereze gusenga dusaba kandi dushima kandi dusenge twizeye, kandi tugire umwete wo gusengerana kugira ngo inzugi zishobora kuba zarifunze zifungurwe, dukore umurimo nk'uko bikwiriye. Data w'Imana ishobora byose, udukunda kandi utwitaho, murengeze ubugingo bwacu, ndakwinze Data mwiza kugira ngo wohereze umwuka wera buri wese Data urugi rwifunze rutuma tuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu rufunguke, dukore nk'uko ushaka igihe kiriho. Gahoreka byose nk'uko ushaka, kuko dushaka mu izina rya Yesu.